Mariya aravuga ati mwe mwese mushobora gutekereza ko muzi inkuru yanjye, ariko nyizera nta nkuru yanjye muzi. Uyu ni Mariya twibwirira inkuru ye, rero reka yitubwire. Mwagiye mwumva inkuru za Yesu, mukumva inkuru ngo z'abande z'aba Pawulo. Mariya ariyiziye ngo ababwire inkuru ye, kuko ngo hari ukuntu mumushidikanyaho mutazi ibye. Dutangiriye hano, rebe mugabo avayo. Dutangiriye mu butayu bwa Yudeya. Withdrew to the desert for 40 days of fasting and repentance. Papa wanjye yarasubiye mu butayu kugira ngo yongere asenge iminsi igera muri 40 aniyiriza, kugira ngo arebe ko Imana yamuha urubyaro. My mother Anne prayed fervently. Mama wanjye Anne nawe yahoraga asenga ubutitsa kugira ngo arebe ko Imana yamuha urubyaro. Bivuze ngo abantu mutazi inkuru ya Mariya, dutangiye Mariya ubwo ariko twibwirira ngo burya papa wanjye